ariko hari aho yarishize warahabonye ibyo tubyivuye nta n'umugabo wapfa kujyamo ngo agire icyo akora ariko tinya ahantu hagicupa hari ahantu nta n'umugabo wapfa kubigerera niyo mpamvu mubwe n'abagabo rimwe na rimwe turabarenganya umuntu yashakana n'umugabo ati nta kintu ati kumbe yamenyereye amavide suko se sha suko umugabo akajya ku cyasa ati nta kintu ashoboye ati nuko umubona agenda tukabona arasohotse akoresheje conference ati wa mugabo nta mugabo murimo ati ni burya ni ipantaro wirenganya umugabo kumbi rata amavide baramenyereye niyo yagiye hamenyereye kandi baranarenganya n'umugabo ntiyahagarara icyo gihe cyose suko se wewe wahagarara icyo gihe cyose uzi ubwenge wahagarara icyo gihe cyose nta mugabo wahagarara icyo gihe cyose ivide bararihagaze kandi yanasize rihagaze n'ubundi rizagumya rihagarare we yararangije yakoze ibye ararangiza ivide rigumya rihagarara nakubwiye imyaka n'imyaka ariko nta mugabo wahagarara nk'imyaka ivide ryahagarara niyo wahagarara nibibaho niyo mpamvu rati niyo mpamvu buriya nanasubira azasanga rijyana azava muri yari agaruke uba amavide n'abakobwa mumeranye mute uruganda ndababwiye ngo mwongere umubyimba mwongere size kariya ni gato kuko mwongere size nimutongera size amavide murabura ariko mwabonye habari gahunda yo kuzajya bapasura abakobwa buriya bya primus nibyo bitanga bya mubimba mubimba igeze kuri extent yo kujyayo nakurahi ariko ngo ryajyayo ababibonye neza barebye ingano bapima n'ubuso babonye ngo na rwa primus rwajya wapimye ubwo buso ninde barebeye inyuma ni wapimye ubwo buso ninde barahari bande abahungu hanze nabo bahungu kandi bakubwira abahungu b'ikigali abahungu b'ikigali namwe ni mworoshye ubundi Emelyne agiye kwirongoza icupa muri hehe kose ubwo wowe waba uri umusore mbwira mwari muri he abahungu namwe tubagaruke ugute umuntu w'umukobwa yifata nyine byaramunaniye turi muri hehe ababanjeyo se baza kugira ngo babananiye Musanze tuziranye ukuntu burya ngo babanjeyo biranga urumva abonye bita batageza aravuga ati rero kugira mbashyire hanze mbereka ko nta n'ikintu mukoboye nta n'ikintu akatutishije abagabo ntacyo bitwaye tuzarya abasigaye ahubwo ikibazo nibaza kuki abakobwa kugira ngo babe bakamamara yego ni byiza kwamamara bashobora kuba babikuramo akazi ni na byiza kuba yakamamara ariko akamamara neza ahubwo ndibaza kuki abakobwa muri no minsi kugira ngo bafatishe femu cyangwa tubavugeho kuki bari kwambara ubusa bari gukora ibikorwa nka biriya umva mbabwire bakobwa bihabanye reka mbarabure ntago mbishigikiye ariko kuri kuvuga ngo ndabishikiye uragira uti ni umubiri mwumva ikiniga kiri kudiha mu uragira uti uriya ni umubiri we ni umubiri we ariko hariya aho yasebeje abagabo yego ariko uratekereza ko ariya ni icupa ryagiye ari umwanya umugabo yagakwiye kuba arimo kuba ni ugusebya abagabo buriya kahenekene yagasimbuje umugabo ntuba se bidateye isoni biteye isoni niyo mpamvu nawe kugeza ubu twaye iki wowe soko se ariko se birakwiye ko igice cy'umubiri we agikoresha muri buriya buryo nawe uzi ntashatse nicyo gishoro afite muvuga gutya muhaye igishoro nanega gukora soko se ujye abantu baransetsa umuntu aravuga gutyo hari igishoro yaguhaye soko se hari igishoro yaguhaye ku buryo niba uri umuntu avuze gutya ngo nibura nka 3 miliyoni ukazihombye yaba afite ishingiro ryo kuvuga umuntu araza kuguturagurika nk'injugu nta n'igiceri cy'icumi yaguhaye akakuzanaho ubugoryi ase ko birakariye uyagenda ababaye ntabwo ari wowe bavuze ntabwo ari jewe bayida basije bavuze ariko abavuze ni umukobwa mugenzi wanjye sibyo ejo bundi warambwiye ngo umwe agatukishe ngo ni mwese nyine ngo Samusoni ni igitsina gore yego ariko se nk'uwo nguwo uravuga ngo igice cye cy'umubiri afite impamvu yabivuze nuko nta kindi gishoro yabonye niyo mpamvu ari cyo akoresha kugira ngo yinjize yitunge amena ndavuga twebwe twarabibonye umwana ufite imyaka 2 uzakura akagenda agakubitana n'urwo video rwa Emelyne ari mu macupa bizagenda bite IMENA TV show. Yes, ladies and gentlemen, ndabasuhuje kandi mbaye nikaze mwese mukomeza gukurikira ibiganiro ku IMENA TV show. Mbahaye ikaze mwe mwamaze gukora subscribe nawe niba utarayikora ukaba uri kureba iki kiganiro
reba munsi y'ino video ukande aho handitse subscribe kugira tujye tubasha kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Mwumva kuri micro Ishoboye Kizo, iyi ni IMENA TV show. Uyu munsi wa none tugarukanye na wa mutumirwa umaze kwigarura imitima ya benshi kubw'inkuru ze zisesenguye, kubw'inkuru ze akura ku mihanda akaza akaziducukumburira, mbese nyine akajya inyuma y'amarido. Reka tumwakire rero, nta wundi ni Arine. Arine, amakuru? Umeze neza? Ko yigeze akana keza se? Aha, bagirenga. Ako utazajya unsebya natazajya uzukuna abantu muri comment bagututse. Ariko ibyo ni ibintu bisanzwe. Ubundi nta muntu ugira abantu bamukunda. Ubayeho no kwisi udafite umuntu ukwanga. Wafite ikibazo. Nta nubwo umuntu akundwa na bose, nta nubwo umuntu yangwa na bose. Yego. Ati uyu waturutse he? Ko mbona azanye umunwa ticyakora afite ibihamya ariko avuga cyane. Kuki uvuga cyane? None barajya ngo mvuge buhoro. Twe ducuruza umunwa reka. Soko se bajye banabimenya. Murajya ngo mvuge buhoro. Ejo ni mvuga barakameza yamvuga ngo arakabonye ngo none maze ngo naruko kazi kuvuga. Ikiri kugenda ariko ni mvuga cyane muzamuga ariko afite umunwa naratubwiye. None andi makuru ngo wababwiye abantu batari bazi, nanjye ntarinzi nuko natubwiye ngo Irene ngo afite ngo ubumuga bw'ingingo. Yego, arabufite bw'akaboko. Yaranabisobanuye yuko niba ari ngo kwa kuba barabakene bakajya bafata ngo ingingo bazisuzumiragaho abana babatera, urabizi. Noneho bakajya bazimutera aza kumuvuriramo ikibazo cy'ubumuga. Niyo mpamvu amakuru bayafite. Uzanamurebe akoresha akaboko kamwe kandi kahora mu ikote, mu mufuka y'ipantaro. Yego, uzabyitegereza. Yego. Naburiya namusebya, ura n'umuvandimwe. N'umuvandimwe wa hafi cyane. Sinshobora kumusebya, ni umwana w'iwacu mu Gatsata. Irene. Mu iwacu mu Gatsata. Nyakwigendera mama wa kiro nama wanjye baninshuti cyane. Mwumva ko ntawo nahera musebya ko ngenda muzi. Burya nawe uri uwo mu Gatsata. Yego. Nabaroki nabacyangose. Barabose none cyangwa twize school imwe. Nimba umunwa n'uwawe rwose. Twize school imwe nawe nayo hano mutazanganyana umuntu abaraturutse ahantu hari ariko nyine turaziranye. Abana bo mu Gatsata muri hirinda kweli. Abana bo mu Gatsata iwuda na Emelyne Brewston uyu muhungu. Emelyne Brewston wakoranye indirimbo na Philpit. Nawe no mu Gatsata nawe twize ku kigo kimwe ndetse. Oya. Rego abana benshi nyine bagiye biga kwa kira kigo turasiko cya kigo gitera ishaka. Abana bo mu Gatsata kuki abenshi hafi ya mwese mutunzwe no kuvuga no shama niyo parere kweli. Ganiriye nabi. Ese turimo agasukuvuga ngo turimo parere nuko nyine ubuzima niho twese bwatwerekeje. Urabizi ko umuntu arangiza kwiga, urabizi kuri nyine n'ukwiga just gitwe ko wize. Nawe usukuvuga ngo uriga muzabona akazi. Nabo barabitubwira badukura ati nimwige mwihangira iki? Umurimo. None rero twe twabuze imirimo twavuga ati umuntu azatungwa n'ikintu afite, nzatungwa n'umunwa wanjye. Ugiye kuba nka Isimbi Norine wavuze ngo nimba ngewe ngo igice kimwe cy'umubiri wanjye kinyinjiriza ubundi bibatwaye iki kumubiri ari uwanjye. None iki ndise mubiri suwe icyaba n'ikibazo nuko ngo atabasha kwinjiza kugira ngo yitunge, aho mu gihe abasha kwitunga nawe asaba bigutwaye iki wowe? Soko se ariko se birakwiye ko igice cy'umubiri we agikoresha muri buriya buryo nawuzi ntashatse nicyo gishora afite. Muvuga gutya mu igishora nanega gukora. Soko se ujye abantu baranzetse. Umuntu aravuga gutyo hari igishoro yaguhaye. Soko se hari igishoro yaguhaye ku buryo nibura umuntu avuze gutya ngo nibura nka 3 million ukazihombye. Yaba afite ishingiro ryo kuvuga. Umuntu araza kuguturagurika nk'injugu nta n'igiceri cy'icumi yaguhaye akakuzanaho ubugoryi. Ase ko birakariye. Uyagenda babaye. Ntago ari wowe bavuze. Ntago ari jewe. Bayida basije bavuze. Ariko abavuze ni umukobwa mugenzi wanjye. Sibyo? Ejo bundi warambwiye ngo umwe agatukise ngo ni mwese nyine ngo Samusoni ninde ni igitsina gore yego ariko se muwo nguravuga ngo igice cy'umubiri afite impamvu yabivuze nuko nta kindi gishoro yabonye niyo mpamvu ari cyakoresha kugira ngo yinjize yitunga. Amena. Ubu nawe ubaye mu feministe rero uraje uje kuvugira abagore. Ntago nje kubavugira. Hari umusista dukorana bita Grace nawe nzabahuza mukorana ikiganiro by the way kuko mba numva
sinzi ukuntu muba mubyumva kimwe nawe aragira ati abakobwa bashobora kuba bajyaya bakiyandarika nubwo bidakwiye ariko ngo nabo ni uburenganzira nawe bamuteye amabuye yagerageje kuvugira umwe mu bakobwa Emelyne ariko bamugabiyeho igitero none nawe ati isimbi Norine ngo ni umubiri we ntuzi se uwe arugari wawe nyina arugari wawe ubwo ndeta arugari wawe ntabwo ari uwawe kuki abishyira ku karubanda rero erega nibyo biza kuba ikibazo sweetheart kwisha ku karubanda ni umubiri wari gushiraho sibyo nubwo bitagakwiye ko tumenya imyanya y'ibanga cyane ko naniyo dukeneye ko nani ikintu yatumarira ari ikintu yatumarira se ntacyo nta nubwo ibi bye dukeneye kubimenya ariko in case mu gihe byabaye yemera ko aricyo kimutunze wayi mu mutera amabuye nako so amabuye suko se kuki mu mutera amabuye nibura uwamutera amabuye akavuga ati no jewe ndamwishingiye muhayaya na excellence aragira ati iyo mibiri berekana nubwo ari yaba ariko natwe turayifite ntacyo badafite natwe tudafite kandi ikindi mujye munabihanganira no mu mutwe wabo ni iki bambaye ubusa ese kuki tubona ubusa bwabo bukadutangaza kandi natwe dufite ubusa bwacu ariko nawe ukeneye kureba ubusabwe wajya muri miruware ukicara ugafata miruware imbere y'igitanda cyawe ukambara ukireba wari ukongera ukambara ndabeshye ubwanjye ntabwo bushamaje nk'ubwawe byose ni bimwe umva mubwiye bwose ni ubusa urumva cyane ko nta busa bwabaye bwiza bubaye ari bwiza umuntu wese agakwiye kugenda mu wandi atambaye yego sibyo nta busa bwiza bubaho nta busa bwiza kugira ngo umuntu arifate umwanya yambara ubusa yifotora posting nuko nawe mu mutwe we ari tete vide n'ubundi abari nawe ubwe ni ubusa His Excellence yabivuze neza His Excellence uri umubyeyi yabivuze neza rwose adaciye ku ruhande nawe mu mutwe we ni iki ni ubusa niyo mpamvu bagenda bakatwereka ubusa bwabo babaye bafite ikintu kizima mu mutwe ntabwo umuntu muzima ufite mu mutwe hafunctiona neza ukora neza utekereza neza ubwonko bwe bukora amasaha 24 ashobora kwifata umwanya akifata video yambaye ubusa wagiye ngo ashobora kumbuga nkoranyambaga ubwo duhita tunabihuza n'ubundi n'ingingo y'umunsi inkuru n'ubundi zimaze iminsi zivugwa tumaze iminsi dukoraho ibiganiro bigiye bitandukanye n'ubundi ndabihuriza hamwe ku mukobwa n'ubundi wagaragaye yishyira icupa mu gitsina uragira uti ni umubiri we ni uburenganzira bwe ntacyo bidutwaye wowe nka Rine ko n'ubundi uri gushyigikira ibyo ngibyo ngo ni umubiri wabo wowe biriya bintu urabivuga he ntabwo mbishigikiye ariko kuri kuvuga ngo ndabishigikiye uragira uti ni umubiri we mwumva ikiniga kiri kudiha mu uragira uti uriya ni umubiri we ni umubiri we ariko hariya aho yasebeje abagabo yego ariko uratekereza ko ariya ni icupa ryagiye ari umwanya umugabo yagakwiye kuba arimo kuko ni ugusebya abagabo buriya ka Heineken yagasimbuje umugabo ntuba se bidateye isoni biteye isoni niyo mpamvu nawe kugeza ubu ari mu kigo ngororamuco bamwigishe umuco w'u Rwanda deja bamaze kumufata tayari erega u Rwanda ni umubyeyi birakwiye u Rwanda ni umubyeyi ko ntabwo afata umwari w'umukobwa w'u Rwanda afate amavide amavide agasimbura abagabo ahubwo rero inama nagira uruganda rukora Heineken bongera icupa kuko amavide ari mu gihe kuyabura ku bwinshi batanze umuvuno da uziko n'abatari bazizi bazimenye ziranzoga batazimenya nabonye hari n'abatangiye bongera umubyimba w'icupa bongere niba umuntu ayohereza icupa rigaherayo ariko se amakuru yandi dufite nubwo muri kugomeza mutera amabuye ngo ni Emelyne andi makuru ahari ko uriya mukobwa ngo atari Emelyne mubihurizayo muvuga ko uriya ari Emelyne bari abakobwa batatu yego bose bafashwe kugeza ubu abo babiri ntabwo babaga muri no mihanda yego Emelyne oya bari bayisanzwe bibyitiranye hari ukuntu umuntu aba akora akazi nk'ako dukora wenda mu buzima busanzwe wenda nyine azwi ariko ubuzima bwe atarabushize kuri social media yego ubuzima bwe bukiri privé ntiyashatse ko tumumenya ibye ariko Emelyne uramuzi kuva kera ubuzima bwe bwose ni
social media ni ku karubanda niyo mpamvu Emelyne ari wagaragaye cyane kuko izina rye ni nawe rizwi cyane kurusha abo bandi yego numva kuko izina rye niwe rizwi kurusha abo bandi niyo mpamvu kandi abo bandi bavuze ati ntabwo dukeneye kugaragara muri social media ntabwo babikeneye niyo mpamvu Emelyne ari urimo kuko Emelyne nawe izina rye niryo rizwi kandi arakandi ka video numvise ko babwira ati ngo nareke ngo abahiki abaye hit yatanze rero reka uyumve aho uri wambaye uriya mukobwa bari kumwe rero muri video ngenzi ko bakina na filime kwa Kanimba yego byashoboka ko na Emelyne nawe n'ubundi agaragara muri filime zo kwa Kanimba yego Emelyne agaragara muri filime nyinshi suko z'amamaza niyo muri za TV yitwa Kariza wa Karisa aragaragara amakora nk'umu receptionist yego irahari akina muri filime nyinshi ibyo bya filime tunabyihore ko nta kazi nka kandi kose yego ariko kwiyandarika impamvu Emelyne izina rye ryavuzwe nuko ari ryo rizwi bagira ngo bavuge abantu bataswi se bagira ngo bavuge niyo yabatari we wabikoze in case izina rye ririmo niryo rizwi niryo abantu tuzi byagombaga kuvugwa yego mubyumva se kubera ko ari cyo gifi kinini bari nicyo cyamizo bari bose ariko bitavuze ko ari we wakoresheje iki kuko hari facts ngo zinzara ngo basanze ngo vernis Emelyne asize ngo na vernis yari ifite ngo icupa bidasa nyine zira ariko atari we ariko impamvu yavuzwe ko ari we ntuko ari we uzwi niyo mpamvu nyavuga ni kumenyekana guys si kumenyekana mu bibi gerageza ukora ibintu byiza abantu bakwiyumvemo kandi bagukunda ariko se ni kumenyekana mu bibi gusa ni ikibazo ni ukumenyekana mu bibi uranyura aha ninde ni Emelyne wasinze mu mihanda ryamye hasi ni Emelyne uranyura aha ni Emelyne ugukururwa amashanga ni Emelyne ni uri gusaba abakobwa bagenzi ni Emelyne yakoze ikintu cyiza abari b'u Rwanda nawe bakamurebera umuntu akageza kuri kamera akavuga ati nkurikije ukuntu Emelyne yitwara njyewe ndi ambere role model nkora ibi ngibi nkurikije gendera ku bintu Emelyne yakoze ariko ugiye kurebera kuba role model wa Emelyne warimbuka da cyane ababyeyi bifashe ku munwa barumiwe nukubera ko kumenyekana si mu bibi ushobora gukora ibyiza kandi ukamenyekana ese biriya bintu yakoze wowe ubona bikwiye suri umugabo njyewe ndi umugore uri kuvuga ko mbashigikiye ko ntazi aho ririya cupa ryari riri kugarukira n'ibyo ryari riri kumufasha ntekereza ko nimba aho yarishize ntiwahabonye ariko aho yarishize warahabonye ibyo tubyihoreye nta n'umugabo wapfa kujyamo ngo agire icyo akora ariko atinya ahantu hagicupa hari ahantu nta n'umugabo wapfa kubigerera niyo mpamvu mubwe n'abagabo rimwe na rimwe turabarenganya umuntu yashakana n'umugabo ati nta kintu ati kumbe yamenyereye amavide suko se sha suko umugabo akajya ku cyasa ati nta kintu ashoboye ati nuko umubona agenda tukabona arasohotse akoresheje conference ati wa mugabo nta mugabo murimo ati ni burya ni ipantaro wirenganya umugabo kumbi rata amavide aba yamenyereye niyo yagiye hamenyereye kandi uranarenganya n'umugabo ntiyahagarara icyo gihe cyose suko se wewe wahagarara icyo gihe cyose uzi ubwenge wahagarara icyo gihe cyose nta mugabo wahagarara icyo gihe cyose ifite rihagaze kandi yanarisize rihagaze n'ubundi rizamujya rihagarare we yararangije yakoze ibye ararangiza ifite rikujya rihagarara nakubwiye imyaka n'imyaka ariko nta mugabo wahagarara nk'imyaka ifite ryahagarara niyo wahagarara nibibaho niyo mpamvu rati niyo mpamvu buriya nanasubira azasanga azava muri yari agaruke uba amavide n'abakobwa mumeranye mute uruganda ndababwiye ngo mwongere umubyimba mwongere size kariya ni gato kuko mwongere size nimutongera size amavide murabura ariko mwabonye aho abari gahunda yo kuzajya bapasura abakobwa buriya bya primus nibyo bitanga bya mubimba mubimba igeze kuri extent yo kujyayo nakurahiye ariko ngo ryajyayo ababibonye neza barebye ingano bapima n'ubuso babonye ngo na rwa primus rwajya wapimye ubwo buso ninde barebeye inyuma wapimye ubwo buso ninde barahari bande abahungu hanze nabo bahungu kandi bakubwira abahungu b'i Kigali abahungu b'i Kigali namwe ni mworoshye ubundi Emelyne agiye kwirongoza icupa muri hehe
kose ubwo wowe waba uri umusore mbwira mwari muri he abahungu namwe tubagaruke ugute umuntu w'umukobwa yifata nyine byaramunaniye turi muri he ababanjeyo babanje se baza kugira ngo babananiye Musanze tuziranyeho ukuntu burya ngo babanjeyo biranga urumva abonye bita batageza yafite aravuga ati rero kugira mbashyire hanze mbereka ko nani kintu mushoboye nani kintu akatutishije abagabo ntacyo bitwaye tuzarya abasigaye ahubwo ikibazo nibaza kuki abakobwa kugira ngo babe bakamamara yego ni byiza kwamamara bashobora kuba babikuramo akazi ni na byiza kuba yakamamara ariko akamamara neza ahubwo ndibaza kuki abakobwa muri no minsi kugira ngo bafatishe femu cyangwa tubavugeho kuki bari kwambara ubusa bari gukora ibikorwa nka biriya umva mbabwire bakobwa bihabanye reka mbarabure ubahe password reka mbarabure ntabwo ibyo bintu byanyu twebwe bidukurura oya twebwe bibabwira ntabwo yaba abagabo basigara babaseka umunyarwanda yavuze neza ngo agapfundikiye gatera amatsiko yego agapfundikiye gatera iki amatsiko kuki umuhungu aza kagukiniraho we agakora atagakora ata yajya gushaka umugore akajya kuzana wa wundi azi neza ari umugore kuki atazana wa wundi yirirwaho kuki atazana wa wundi yirirwaho sokose nyine no kubura hari abo dukoreraho imyitozo mukagira nabo mushaka mukabashira ngo ni kubera iki se maze ukumva ngo none se weka mbaraburi ugasanga watwaye umugabo w'abandi wamutwaye ariko afite umugore mu rugo akurara ko akwirirwaho akumenyera ibyo byose aragusukisha akagwa kila kitu ariko akanga agataha uba wumva wowe uri umugore wowe uri umukobwa wowe muri make uburi iki ubundi nyine baravuga ngo nubundi aho abahanzi bitoreza kuririmba cyangwa bakorera ari hasi ntabwo ariho ibitaramo bibera sibyo rero bakobwa beza twisubireho natwe mureke dutera amatsiko abagabo umugabo agira amatsiko yo kugushaka arwara umutwe avuga ati ngewe uriya mukobwa paka mubonye kizo arwara umutwe avuga ati ngewe namubonye ariko nanasara agushore hayi agushake ariko uri kuri social media amaguru watandaraje hirya hino amavide araciceka ubwo kumva ko ninde niwe mugabo kugira santima ukuntu se baba ari beza shabara abakobwa abeza bapfuye ubusa abeza bo bapfuye ubusa ahubwo babajwe n'abana bacu bari kuvuka abana bari kuvuka burende mu mwana uziri kuvuka noneho iterambere ririho uburiteye ubwoba abana barigira kuri machine umwana arajya kuri YouTube aragenda agakubitana na Emelyne ufite video ubwo mwana nicyo azakurana ahubwo njewe ntasaba ko basaba buri muntu wese wakinye biriya video umuntu wese abishize ku mugaragaro wabishizemo akabiri kabigaciro uko byakurikiranaga byose rwose bagakwiye kubisiba dine ibaze ababibonye barabibonye ndavuga twebwe twarabibonye umwana ufite imyaka 2 uzakura akagenda agakubitana n'urwo video rwa Emelyne ari mu macupa bizagenda bite ni ikibazo bizagenda bite umwana afite urabizi iterambere riri kwiruka kurusha ikindi kintu cyari cyo cyose cyane ejo abana nabwo bazaba bari kwigana amakayi bazaba bari kujya muri machine ifite ubushobozi bwo kwakira ibintu byose bandika mu makayi babyige umwana azajya kucukumbura urumva azajya kuri izo Instagram azajya kuri YouTube azagenda rero ese uwo mwana uzagenda agakubitana na Emelyne ari mu macupa ari muri biriya bintu babonye ntabwo mbigaruka ngo tubirebe warabibonye wowe narabibonye umwana wawe kadufata urugero kizo sinzi ko ufite umwana wewe umwana uramufite umwana wawe arakuze iterambere urabizanye turagendana n'igihe akubitanye na kiriya kintu ndakikweretse amaso yawe yashira he urisi ikosa ntabwo yaba ari umwana buriki gusa yaba ari ngewe wamuhaye access yo kubireba nakubwiye ngo tugendana n'igihe uremera neza ko igihe kiri kwihuta n'ikoranabuhanga none so mwana phone yaba yayikuye hehe ntabwo ari phone nakubwiye ngo machine ifite ubushobozi bwo kwerekana buri kintu cyose cyari cyo cyose nagwaye urugero mu minsi iri imbere ikoranabuhanga riri kuza amakaye azavaho nukuri amakaye n'ikaramu azavaho abana bajye bagenda na laptop yego aho bigaza bari za wifi bakoresha mu kigo azajya kuri YouTube azajya kuri Instagram ejo najya kuri YouTube akabyibonera uwo mwana nicyo azakuramo oya buri akenshi ari amashusho nta nubwo aca kuri YouTube
kuko YouTube uburyo ikoraho burara amashusho ntabwo yajyaho, ahubwo ari amashusho aca ku zindi mbuga bita Telegram, za Twitter, za Instagram. Nyine nibyo ndi kuvuga katubare ko wenda agenda kuri Instagram akubitanye n'urwo runtu. Ni ikibazo. Uwo mwana nicyo azakuramo. Umwana wavutse Emelyne ari kubikora, abana mwana ari kuvuka uramutse agasanga Emelyne amabi yakoze kera. Ntazi ikijya mbere. Azaza kwereka ni se papa bino n'umuntu yarimo arakora n'ibiki. Uzavuga iki nk'umubyeyi? Uzajya musobanura details zose. Uzabigenza gute? Uzabura ushira isura yawe. Zamukubita ahubwo umukubitira iki? Hakujya ababyeyi uramukubitira iki umwana? Umwana uramukubitira iki? Ari kukwereka umusobanuro ibyo ari kureba. Abana bubu barabaza. Bya bintu wamenye bisobanura gute? Abana bubu barabaza. Niyo mpamvu nagira ngo umuntu wese uzi ko akwiragije ari amafoto, bira video batobere babisibe. Bitatwangiriza abana. Ati batawe muri yombi cyangwa se bagiye kuganirizwa no kwigishwa. Twizere ko naramuka agarutse muri societe nawe tuzajya gutya tukabona yabatijwe nkuko mugenzi wabo n'ubundi nawe erego babanjirije Jackie nawe yamaze kubatizwa. Twizere ko bariya nabo baraza bahindutse. Yego kadutegereza niba nira atari plank kwibintu bya Jackie nabyo sinyambyizera. Ati tutegereza niba atari plank n'ibintu bya Jackie nabyo tutajya twizera. Planka ikajya no mu mazi bakamubatiza bige. Planka ko yabaye impeta. Akambika impeta bakadekora ahubwo bakanisha umudekorateri bakanatumiza ibyo kurya n'ibyo kunywa. Byarangiye gute? Ubwo uko byarangiye gute? Uko byarangiye ni wakubonye. Byarangiye ari planka. Reka dutegereze. Buraya yabanyishyuwe nabara abapasiteri cyangwa niwe waba wabishiye. Kimwe muri ibyo wenda katore katari prankada tuvuge ko ari iby'ukuri birasakijwe kuko bimuvuye ku ndiba y'umutima. Reka tubitegereze ntago twamucira urubanza ntago turi imana cyane ko akimara kuva kubatizwa yahise yitereka kuri ku kiganiro yasakora n'ubundi ikiganiro bivuze ngo n'ubundi imihanda aracyayirimo. Imihanda ntabwo yayiretse kandi nibuka neza ndibuka ko pasiteri we wamubatije Ernest yavuze ngo nizere ko imihanda uyihagaritse, nizere ko ibintu by'amaplank ugize gute abihagaritse. Ariko akimara kubimubwira yavuye mu mazi ahita akora ikiganiro. Nakubwiye nti reka dutegere iyi mihanda ni nge nayo mbiri kategereze turebe. Reka ngushimire. Wakoze nawe. Reka dushimire n'abantu bari bakurikiye iki kiganiro kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma. Dushimire abamaze gukora subscribe. Nawe niba utarayikora ukaba wari urikorera iki kiganiro, reba munsi y'ino video ukanda aho handitse subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu bindi biganiro tuzajya tugenda dushyiraho. Iyi ni IMENA TV show. Ngewe mwumvaga yari Kizo, imbere yacu twari turi kumwe na Aline. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.